Yes, ndabashimiye kandi mbaye kaze mwe mukoje kurikira Usesenguzi TV. Mbere na mbere tubanje kubiseguraho kubw'igihe gishize mu by'ukuri tutabagezaho ikiganiro. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku biganiro bigiye bitandukanye byagiye bigaruka muri iki cyumweru. Ni ibiganiro mu by'ukuri bigera kuri bitatu. Mbere na mbere yuko dukomeza ndagusabye kora subscribe ku Usesenguzi TV, kora share, ukore no kukazojya kugira ngo ibyo tuzajya tuguha buri munsi bijye bikugeraho umunsi ku wundi. Ngeraho nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu boy, it's your boy Vega. Ni ibisanzwe musanzwe mumenyereye ku Usesenguzi TV. Muri iki cyumweru cyatambutse twagiye duhurana ni ibikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri politike, by'umwihariko mu mikino, by'umwihariko tugaruka muri social media. Reka mbere ku munsi w'ejo bundi aho YAGO yatungwe no kubona SABIN agaruka mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga, agaruka kuri channel yiwe avuga mu by'ukuri byinshi bigiye bitandukanye. Benshi bari biteze ko azaza asenya, aza atwika, ariko uko bari babyiteze mu by'ukuri ntabwo ariko byagenze. Twarebye YAGO ibikorwa yakoze bisa nkaho byasenyaga sosiyete, ibikorwa byarimo amagambo akakaye avuga n'abandi. Twumvaga ko mu by'ukuri SABIN azaza arimbura, azaza asenya ibyo mu by'ukuri YAGO yavugaga, azaza arimbura YAGO akuraho. Ako mu by'ukuri njyewe ndebye mu busesenguzi bwanjye navuga ko SABIN afite ubuhanga budasanzwe. Kubera iki? Nta muntu wigeze avuga nabi. Bimeze buriya SABIN njya kumufata mu mujyo nk'uwa The Ben yaje ni wa muntu uvuga, wamuvuga kugira ngo akuvuge, we agakora cyane, akakwihorera, agaceceka. While ni cya kimwe na SABIN nawe yaragiye baramuvuga, SABIN bamufashe yasinze, avuye gusambana, SABIN arabihorera. Ku mbuga nkoranyambaga harashya SABIN araceceka, buri wese avuga SABIN. Ahazi ikiganiro cya mbere yashyizeho, brothers sisters, ndabizi neza ko watekerezaga kaje aje gusenya, by'umwihariko aje gusenya YAGO, ariko uko siko mu by'ukuri twabibonye, sinako ibyo twabonye ntabwo ari byo twari twiteze. Bivuze iki? SABIN mu gihe yamaze atagaragaza, atavuga, atigaragaza, hari ibintu byinshi mu by'ukuri yari ahishe, yari ari gutegura. Bishatse kugaragaza ko SABIN mu by'ukuri yakoresheje ubuhanga budasanzwe mu kiganiro. Yirinze kugira uwavuga, yirinze kugira uwatunga urutoki, yirinze kugira uwavuga nabi, yirinze kugira uwo asenya. Kandi mu by'ukuri iyo ni password y'ubuzima, ni password navuga ko yo gutsinda, yo kunesha, yo kugira kuri byinshi. Cyane ko buriya mu abantu ibanga rya mbere uzirinde ko umuntu akumenya, uzirinde ko umuntu abona ko mu by'ukuri hari ikintu runaka umutekerezaho kiri negative. SABIN rero niryo banga rya mbere yakoresheje, navuga ko mu by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane. Ndagushimye rero wowe twabanye tugifunguriye channel kugeza na nisa, nizeye ko tuzakomeza kubana. Nkorera share, kora subscribe niba utarayikora. Ni kuba star bagiye batandukanye tubabwira byinshi bigiye bitandukanye kuba star hano hanze, ariko mu by'ukuri navuga ko urebye imikorere, imipangire, plan, imiteguro SABIN yateguye akora kiriya kiganiro ni ikintu kizima. Ubaye uri umuhanga, ubaye ufite skills y'imibanire ya society iri hejuru, wirinda kugira ikintu runaka uvuga kuri mugenzi wawe kimusenya,
kabone n'ubwo we yaba gusa yanshima cyane The Ben afite ubuhanga bwo guceceka, ari nacyo kintu kenshi abantu batsindisha, ko buri iyo umuntu uvuze ugatinyuka ukavuga umuntu abona imbaraga nkeya zawe ziri. Ibanga rero ni silence, ugaceceka, hari byinshi ugeraho, ndetse niyo ari ikintu runaka upanga ku muntu ucecetse yikangura warangije kumutsinda. So rero navuga ko Sabe yakoresheje ibanga rikomeye, ibanga riri hejuru mu gutsinda cyangwa se mu kugira icyo agenera abari bamukurikiye. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwese twabanye, nshimira by'umwihariko staff yanjye dufatanya mu gutegura ibikorwa, harimo cameraman, harimo n'abandi bafatanyabikorwa by'umwihariko abatumirwa mu busesenguzi. Namwe rero nimwe nshimira cyane kubarusha, nubwo dukorana, mwe mureba ibiganiro byacu, mwe mureba ibyo dukora, muri abagaciro gakomeye. Comment zanyu ni ingenzi, kutubwira ibyo muna twabategura, ibyo muna twahindura n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri abagaciro ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Aho bitameze neza uyu munsi, nizeye ko ejo bizagenda neza, niko isi iremetse. Uyu munsi ntabwo bimeze neza, ariko ejo birushaho kugenda neza. Nk'uko uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikagenda nabi. Niyo situation y'isi, isi ni ntamunoza, igenda ihinduranya. Ndagushimiye cyane rero, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.